Hey, hey. Yeah. Hello once again. Nizeye ko mumeze fresh, nizeye ko mukomeje kugenda mugubwa neza, bakomeje kudukurikirana hano kuri KCTV 33. Nizeye ko mumeze fresh kandi mwagiye mugubwa neza mu biganiro byagiye bitambuka n'iminsi yashize. Nizeye ko mumeze fresh. It's your boy Manishat, of course, man from the kitchen. Nizeye ko Are you ready, guys? Uyu munsi dufite ibintu byinshi cyane, wana dufite fire, dufite umuriro ugiye kwaka mu kanya, kandi nizeye ko mugiye kugubwa neza no mu gikoni cyacu munsi turateka ibintu boom umuriro aba waka. Nkomeze kubibutsa ko you guys mwibuke gushyira comment zanyu aho ngaho munsi, gende tumenya ese niki gikurikiyeho, mutange opinion zanyu n'ibitekerezo byanyu kugira ngo tugende ari byo dukurikiza, kuko ikiganiro ni cyacu nagari cyanjye gusa, ni cyacu twese hamwe nk'abakunzi ba Man from the Kitchen. Guys, mwibuke no gukora subscribe kandi no gusharinga, undi dukomeze kubana. Boom. Are you guys ready? Boom. Yo. No, sasa mbere yuko tugira icyo tuvuga ku ndirimbo y'umunsi turi gukora less katujye mu gikoni cyacu, turebe uyu munsi turaza kuba dufite iki. You guys, uyu munsi rero dufite ibintu byinshi cyane hano mu gikoni. Uyu munsi turakora icyo bita spaghetti. Uyu munsi nizo tubuze kuba duteka hano mu gikoni cyacu, kandi nizeye ko muze kujya gute, muze kumenya ko steka muri mukajya munaziryoherwa mu bikoni byanyu, namwe mukaryoherwa. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dufashanye kumenya utuntu tumwe na tumwe hano mu gikoni, guturuka hano mu gikoni kwa Man from the Kitchen. Alright, uyu munsi twifite hano ku nyanya zacu, you have like tomatoes, twifite ku nyanya zacu, yabana twifite hano kuri onion, yabana dufite hano, tukaba twifite nanone kuri tungurusumu. Yabana ibintu ni fresh sana. Tunifite kuri spaghetti zacu, dufite kuri spaghetti zacu. Yabana nizeye ko ibintu bikomeje kugenda bimera fresh. Dukomeza no kubana hano mu gikoni, tunamenya ngo indimbo turi gukora ni yihe. Uyu munsi turakora, you guys, mbere ko tujya mu bintu byinshi cyane, tubanze mbabwire ikintu kimwe. Mbanze mbabwire umunsi ni it's all about poetry. Yumva ni bijyanye na poetry, ku bantu bazi ibintu bijyanye na poetry. Umunsi mbafitiye umuntu kabisa, ebana, ku kintu cy'imyandikire, ku kintu cy'ubutumwa, abantu bakunda indirimbo zirimo ubutumwa, ebana bwubaka. Ebana umunsi, you guys, mwitegure, muraza kuryoherwa ebana n'ikiganiro cy'uyu munsi. Of course, muri kumwe Man from the Kitchen, it's your boy. Boom, kaboom. Let's go with the man code. With the man called Ice Nova, guturuka muri Green Valley. Uyu munsi niwe uri buze kuba dutwika hano mu ndirimbo yise ubusa. That's the song today, you guys. Nize kumujye kubana nanjye muri munsi mu gikoni cyacu, tukomeza kugenda twika. Of course, it's your boy Manishat. Let's do it. Alright, niyo bamwita Ice Nova, man himself, Ice Nova, muhanzi w'umuhanga kabisa. Ibana mu myandikire, ibana ari ku rundi rwego, mu buryo bwa poetry. Ibana ni fresh kabisa. Urashaka cash, urashaka creep, ikora w'ikigari, urashaka icyuki, shaka body fake, urashaka kutarira abameki, urashaka hose cyakwatsa, urashaka hitenge Rwanda, urashaka kote ya wirebeka, yego nyabuneka urakaroturya. Alright, bamwita Ice Nova, man. Ice Nova ngari kutubwira, urumva abantu bari kwifuza, abantu barifuza, abantu ushaka ibintu, ikintu urashaka, ushaka imodoka, ushaka iki, ariko bari kukubwira ati akwifuza kuroturya. Ndamye bari kwandika imyandikire yabo, ibana ibiri kundi rwego, urumva arakugenda gucisha hino, finally akakuzanira ikintu kirenza kuvuga ati urakaroturya, you know. Nubwo uri kwifuza ibingibi ntubibona, ariko byibuze urakaroturya. Yeah, bamwita Ice Nova. Let's go. Yes, arimo nakubwira ngo urahigura ebana, kuneza kunabi ebana, ikiguzura cyishyura, ariko uburyo bwose ukora nyine, uburyo bwose wakora, imbaraga zose ushyiramo ebana kugira ngo icyo kintu kigereho, you know. Ni kwisi imeze, ni kubuzima bumeze, you know. You have to work hard kugira ngo nyine ibyo bintu ebana, ibyo bintu ushaka ubigereho, iyo modoka ushaka iki bigereho tu. Yes, bamwita Ice Nova, guturuka muri Green Valley, niyo turi kuvuga uyu munsi.
it is what it is, man. Jesus Christ, bamwita Ice Nova. Yes, nguko ugenda ukura, kugenda inzozi zawe nazo niko zikura. Urumva amaherezo finally birangira ugiye hehe, ugiye no mumva ugannye mumva cyangwa se ugannye munsi y'ubutaka. Alright, bamwita Ice Nova mu mirongo myiza cyane ku bantu bakunda hip hop nyayo, kuno nakunda ku mirongo y'imana imeze gutya. Uyu munsi nizere ko muze kuryoherwa ku ndirimbo ya Ice Nova turuka muri Green Fairy. Yes, ngitahe ry'isi nubusa no kuvuga ngo bya bindi byose n'umundi wakorera finally birangira n'ubundi bisize, you know, which means ko ubuzima nyine iby'isi nubusa nyine by'isi nubusa. Nkomeze kubitsa ko turi mu gikoni tunitekeye, urumva tunaryoherwa n'ibiryo twagiye duteka. Uyu munsi nababwiye ko turi guteka spaghetti mu buryo mwibuze kugenda mubonamo uburyo kinyine bitetse. Ntekereza ko muzagera munabibona muri description, mwibuke kujya muri description murebe muzamubona ibyo twatetse, kandi mugende nawe mubigerageza mu ngo zanyu, mwarangiza mujye gute mubiryoherwe, kandi ariko nako mushira comment zanyu aho ngaho hasi kugira ngo dukomeze kubana mu kiganiro. Of course, it's your boy Man Shot. Let's go with the second verse. Let's do it. Nubusa kare kare nubusa Jesus Christ, urashaka degree haragapfinjiji, you know what it is, man. Urumva abantu umva usumbije urugero cyangwa usumbya ubumenyi aba wumva rohanga waciriritse, wumva nta kintu akubwiye nyine, you know, ni kwisimeze niko abantu bameze. Yumva urenze umuntu, you know, aba wumva ko hari ikindi kintu wagezeho, you know. Nagerageje nyine kujya mu ndirimbo deeply kugira ngo dukomeze kugenda twumva amagambo turyoherwa. Ebana bamwita Ice Nova, ayibana ku buvanganzo kabisa, iby'isi nubusa. Yaman urashaka kuba ku gasongero k'imiti, urashaka akazi ngo wishyure izo bills, ukoreye abandi ngo n'insazi. Wow. Yes, ibi ni ibintu byeze namwe murabizi. Umuntu abashaka kuba ku gasongero, Imana kuba yoboye abandi, kuba gize gute, you know, that's how it is, man. Isi niko imeze, abantu niko bameze, ibintu birimo biragenda nyine ababigenda uko nguko. Ice Nova ariko bivuga kenshi abaraperi baba baremeze nk'abahanuzi, murabizi namwe, you know. Hari ukuntu kwandikira imirongo fine ariko abona ibintu kuvuga, man, ibi bintu byigeze kuba, man. Yes, bamwita Ice Nova arimo aratubwira ati ubusa. Yes, bamwita Ice Nova. Yes. Mwiza kwabwira ko ibi bintu arimo aravuga ngani ibintu biba umukobwa kuba yifuza abakobwa barifuza abajama. I'm sorry ladies, nizeye ko muze kunyihanganira, ni imiyongo yanditse. Abakobwa benshi nyine bifuza like umugabo umeze gutyo, ufite lare ziwe, ufite agafaranga. Yes, burya abantu bakobwa mubona ko bati, man, ufite umugabo kabisa, ufite umugabo ufite gutya kabisa, agafaranga nyine karateye, ibintu byarakomeye cyane, you know. Abantu bamwe bavuga ko nta n'urukundo rurakibaho, I don't know. Nizeye ko indirimbo irimo iragenda ibakora ku mitima bamwe na bamwe. Ngo umugabo ngo wujuje inzi batsinda, you know. Ibintu by'ubutunzi byarateye, ariko iby'isi nubusa kuko Ice Nova arimo aragenda abitubwira. Y'abandi. Yes, bamwita Ice Nova bakubwira ngo ibyiza nibyo tubona mu maso y'abandi n'abandi bakabibona mu maso y'abandi. Sinzi we nawe bari kubibona. Yes, ngo ibyiza babibona mu maso y'abandi n'abandi nyine bakabibona mu maso y'abandi. Bamwita Ice Nova. Ibayita poetry. Yo, bamwita Ice Nova arimo gukubita ikintu bita ubuvanganzo. Ahangaha barakubwira ngo buretse gato dusubiza inyuma gatoya. Let's go. Yes, ahanga niho nababwiraga ngo birasa nk'uruziga rutaziguye
nk'uruziga ruziguye rutaziguye. Come on man, Ice Nova, what do you mean bro? Yeah way, let's go man. Nubusa bamwita Ice Nova. Yes duke twawe wiryamire kare bamwita Ice Nova. Ari kuvuga ngo uduke twawe wifitiye iryamire kare, ibindi byihorere wibereho neza mu mahoro yawe, reke kurwana ibintu n'abantu. Duke twawe wiryamira kare ubuzima bugene neza bamwita Ice Nova. Yes bamwita indirimbo bayikaba bayita ubusa bamwita Ice Nova kuri album ye bita Ubuvanganzo. Duke twawiboneye ntusare, you know. Niba wiboneye agafaranga kawe byimenyere bro, byimenyere uyabike witurize, you know, ntusare utiteza n'abantu, you know. Yes n'ubuzima bamwita Ice Nova. Nubusa man, this shit is dope bro. Muza kwabwira ko indirimbo yakozwe na Nganji on the beat bro. Uyu musore nawe amaze kugenda akora indirimbo nyinshi cyane, ajya akora imizigo myinshi cyane. Niyo yakoze ku album menshi cyane, album ya Bushari, album ya Ice Nova n'abandi basadi benshi cyane bana. Arumva ko agenda ari kuri ibintu bimeze gutya biri dope. Nizeye ko akomeje no kugenda abahiriza. Hari album cyashiri hanze ya Bushari bita ibihe birindwi guys. Ni imizigo myinshi yagiye akoraho. Uyu munsi rero yanakoze kuri indirimbo ya umusore bita Ice Nova. Ubu bayita Ubuvanganzo. This guy is great bro, urarenze kabisa. Shout out to you Mr. Nganji, Dr. Nganji. Yeah, shout out to you bro. Nkomeza kubabwira ko mukomeza no kugenda mubakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo. Dukomeza no kuryoherwa n'imiziki yabo y'abanyarwanda, of course. Dukomeza no kubashyigikira nkuko twakomeje kugenda tubikora hano mu kiganiro cyacu Man from the Kitchen, of course. Muri kumwe nanjye your boy Manisha. Yes mwakoze mwese kubana natwe, urumva kuryoherwa n'ikiganiro ni kuryoherwa n'indirimbo ya Ice Nova. Ni indirimbo bita Ubusa iri kuri album ye bita Ubuvanganzo ya kabiri. Nuvanga habanje Ubuvanganzo ya mbere, ubu n'Ubuvanganzo ya kabiri. Nizere ko mwayiryohewe. Ndimbi vuga kuri ni indirimbo nyine iri deep kabisa, umuntu yumva kumva amagambo akaryoherwa cyane, kandi nize ko mwakomeje kuryoherwa no kubana nanjye. Mukomeje no kugenda muryoherwa no gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri KCTV 33. Hariho ibiganiro byacu Man from the Kitchen, muza kujya mukomeza kugenda munaryoherwa. Of course muri kumwe your boy Manisha. Yes mwemeza kwifuriza ibihe byiza, kandi nkomeza ko kubabwira mugende murebe indirimbo ya umusaza Ice Nova, mugende mumushyigikire mumwandikire, you know, ni mu buryo bwo guteza umuziki nyarwanda imbere no gushyigikira abanyarwanda b'abahanzi, mwereka ko mubashyigikiye kugira ngo bakomeze gukora ibintu biri dope. Iyi album y'umusaza by the way ni indirimbo nyinshi cyane, anize kugiye kwina mukajya gutemuka mukazidownloadinga cyangwa mukazumva aho ku mbuga yagiye azishiraho nko kuri Spotify, mushobora kuzireba kuri YouTube. Yes, kugira ngo duteze abanyarwanda bacu cyangwa se abahanzi nyarwanda imbere. Thank you guys, have a great day. Boom kaboom. Yes, twiyarira kire yacu uyu munsi, I mean ifunguro ry'uyu munsi. Nizere ko you guys mwagiye mubona ko nagiye mbikora. Yes, mwabonye ko nabikoze. Yeah, this is your boy Manisha. Yes bararyoherwa n'abandi namwe, kandi mbabwira ngo muzagere mugategure mugerageze mugakora iwanyu mu rugo mukaryeho mwumve, ubundi muzaba mumbwira ingredient. Nkomeza kukwibutsa ko ingredients ziri muri description, ariho ugenda ukaza kuzisanga. Alright, this is your boy Manisha. Iki ni ikiganiro Man from the Kitchen. Mwibutsa gushyira commentaire munsi ubundi tugakomeza kubana. Indirimbo yari ya Ice Nova bita Ubusa kuri album ye yita yise Ubuvanganzo ya kabiri. Of course, this is your boy Manisha. Until next time. Boom bro.
Let's share the food. Oh my. Enjoy, bro. Thanks, bro. Yeah. See you next time, bros and sisters.